uraho uri mu Rwanda wirirwa usambana n'inshuti zanjye urarara mu bakobwa amasiha n'amadubu yose umva kakana John guhamagaye kangahe Eva arababaye cyane agahendekenda kumuturutsa umutima ubu imbuga nkoranyambaga zose zatitse imihanda yanyereye mu rugo kwa John na Eva intambara ni yose mbega intambara irakomeye njye wumva nitwa Jotwell mbaye ikaze ibi bintu bikomeje gufata indi ntera hagati ya John na Eva amabanga yabo yo mu mbere bari kuyamenya ntacyo bitaye Eva avuga ko nta kintu na kimwe kibaho atakoreye John kugira naho yasambaraga n'inshuti ze ariko yaba byari ibyo gusa wenda ataramuhengereye ngo amufate video yambaye gusa John ngazimukangishe akamubwira ko navuga amabi ye nawe azamushyira hanze isi yose ikamubona yambaye gusa isi yose ikabona ubwambure washyira amavideo yanjye nambaye gusa ngo hanze bravura wareva gushyira hanze ubwambure bw'umugore wawe aha birandenze bize nicyo mvuga pe mwese murabizi ko yari imwe muri couple zabicaye bigacika mu Rwanda ndetse rwose benshi muri mwe iyo mwatekerezaga couple nziza yishimye ibayeho neza mwifuza kuba nkayo benshi mwahurizaga kuri John na Eva barakundanye bidasanzwe kugeza ubwo Eva yita izina ry'umugabo we kugira ngo abakurikirana cyane Eva kuri TikTok urubuga yabayeho igifi kinini murabizi ko amazina ye yitwa Eva wa John gusa uyu munsi ari kwicuza cyane kuba yarahaye umutima w'uyu mugabo ariko se mu by'ukuri aba bahoze bakundana urukundo nk'urwa Romeo na Juliet bapfuye iki intandaro yo gushwambagura no kwambikana ubusa bigeze aha yabaye iyi none se ko John ari kuza ari ukwe na Eva akari ukwe turamenya ukuri ari ukuri none se ubundi Eva ko bivuga ko nawe udashobotse ukuri ni ukuri ngaho tubwira uko byagenze John uri umuntu w'umugabo ndabizi ko uri umugabo uko ugaragara uri umugabo uko uteye uri umugabo niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi come to me straight wijya guca ahandi hantu niba ushaka uburyo bumwe ushaka kumbabaza cyangwa kubabaza ikindi kintu cyose cyangwa uburyo bwose I don't know just come to me straight wica mu mpande wijya he wica ku ruhande wijya gusenya izindi ngo witwaje njyewe Jo ndakuzi ikintu cyose nakumva hanze namenya ko ari wowe cyangwa atari wowe ibi bintu ni wowe ntabwo nkurengana Jo twarabyaranye nakurekeye ubuzima bwawe John nagusize mu nzu yawe John habe n'ikiko n'iki nakuye mu nzu yawe John nta kintu na kimwe ungenza umbaza John nta deni nkubamo twaba kunzana muri Amerika wariyishyuye twakurikanye amataxi ujya mu Rwanda ujya kuyaguramo indangamirwa urishima wibagiwe ko amataxi ari ayanjye ari ayawe ari ay'umwana John ntacyo mbaza biriya bifate nkaho navuga ngo nakwishyuye ideni ryawe ry'ubuzima bwawe John ndakubaha dufitanye umwana mwiza nicyo kintu ntubahira ntashaka ko gihindura John niba ushaka kunyataka ngwino njyewe ubwanjye wica ku ruhande John ndakuzi n'ubugingo bwawe John ndakuzi ubujarwa bwawe John ndakuzi ubugoryi bwose wakora John ndakuzi John nta kuntu utangiza John nta kuntu utangize wirirwa mu nshuti zanjye urongora inshuti zanjye wanshwanishije n'inshuti zanjye amasiha n'amadubu yose ngenje kuri WhatsApp iwe mana ya ntago
ntabwo wakumva ukuntu nabura ukuntu icyama tukaba turi kumwe face to face nakumva kuzi nta n'igishyashya nakureba waretse tukabana neza Jo waretse tukabana neza sinjye kukubwira ngo tukarerana umwana twabyaranye kuko nta mumaro umaze kuri uriya mwana nta n'umwe muri iyi si ya rurema nta n'umwe kuko iyo abuzi ko ukunda umwana wamubyara ntabwo wagakwiye kuba waragiye gusesagura amafaranga mu Rwanda umwana watagira insurance kandi uri umwenegihugu wa Amerika John ubuzima bwawe ndabuzi John ndakuzi ukuntu reactinga John ndakuzi mu rugo ufata ibyangombwa byanjye ukirirwa ubwira inshuti zanjye ngo uzatuma safaringa ngo wanzanye muri Amerika ngo nta kintu nzagira John ntabwo nzi I'm a survivor ntabyo uzi John yicaye hanze ndagukunda John ni izina ryawe ndakubaha nirirwa John nagutegereza imyaka hafi 3 nta mugabo unzi ngo ndagutegereje ngo nashingira mu mugabo nkubaha John nkubaha ndabyara umwana nicara mu nzu ndakurerera John ndirerera ntabwo nakubwira ngo ndagusuzugura sinshaka gusuzugura mu bundi buryo John mfite umwana nkunda n'ubugingo bwanjye John mfite umwana uzakura undeberaho Imana arambabari she's very smart even now arambaza n'inshuro zose aguhamagara ntumwitabe arampamagara akambwira ngo amekuja tu kuniwayo John ufite nimekuja kuoa hapa na jambazi kwa Mungu bujalwa John niba ushaka ikibazo cyanjye nawe come to me ubwawe tukibana warambwiye ngo tugize icyo dutandukaniraho ngo washyira amavideo yanjye nambaye ubusa ngo hanze bra whatever I don't care just bikorere njyewe binkore I don't mind binkore kujya ndetse nambaye ubusibye bitwaye I don't care nta kibazo sex y'abagore is the same naseba bikarangira ariko ujya gusenya ingo z'abandi uciye mu buntu budafite ikimenyetso nta hantu na hamwe ibyo uri kubwira abantu wabonye njye nabo tubikora nta hantu na hamwe Jo ndagufite ibimenyetso bya usambana John ufite abakobwa John ufite abagore John ufite ibintu byinshi John ngira fast uranze John ngira fast sindi umugore w'injajwa John nagusize mu nzu ureba natanze amahoro John twarabyaranye ndakubaha mfite ubuzima bwawe bwiza n'ubwanjye bwiza njye nawe twasharinze sinshaka mana we sinshaka kukubahuka John mfite umwana uzakura twagiye kuri social media mfite umwana uzakura wenda azakura akunda social media cyangwa atazikunda I don't know John cyubahiro nkugomba ntigomba uriya mwana John umwana wanjye ubuzima bwanjye John ndi gusafarira John naragusize mpera kuri 0 John mpera kuri 0 ntagira umuntu n'umwe muri Amerika ubwawe uragenda urantangaza unyambikurugu ikintu cyose buri muntu wese John urabizi ibyo wankoreye John urabizi twari tugeze ahantu inshuti yawe bisore best friend wawe yaje mu rugo arakwiyama John kumukandagirira mu rugo arakwiyama ku mugore wiwe nari nticaye John nta mugabo wari bwaguhamagare ngo akubwire ngo eva nkore nakubereye umugore mwiza nta kintu na kimwe nicuza mu buzima bwanjye nawe nta na kimwe mariage zigira ups and downs John ikintu cya mbere kibaho cyiza ni uguceceka ariko John urinjajwa mana ya John nuko mu buzima bwawe John ugira ababyeyi beza ku isi ya rurema nicyo cyonyine ababyeyi beza ugira urukundo nakunze papa urukundo nakunze mama urukundo nakunze abavandimwe bawe John ni rwo rukundo shaka ko njye nawe rukora hagati yabo byinshi John nta kintu na kimwe navuga twarababazanyije ndi perfect narakubabaje warambabaje ariko ceceka wigenda unyambikuruga ngo nakoraga iki John ngiye kugusebya ngira fast uri mu Rwanda wiri gusambana n'inshuti zanjye urarara mu bakobwa amasiha n'amadubu yose ngufite girlfriend uramwana mu rundi kazi uri Canada ngufite girlfriend ubusanzwe kuryamana n'inshuti zanjye
anyway njya nibaza nk'ukuntu unyambe ku ruga wenda ko nari umuntu mubi kugira ngo abo bantu bumve kuri imfura John nta bupfura ugira njyewe ubuzi none njyewe muhamagare se mubwire ngo John muhereze pati muhereze amafoto muhereze amameseji muhereze amavidewo y'ayo masira n'amadubu wirirwa ugenda ubwira abantu ngo nirirwaga kuri TikTok ngo nari ntakibashije kuryamana nawe ndaryamana nawe wiriwe mu masira n'amadubu ndi umugore mubunganiye John ndakuzi urabizi neza John turaziranye John none ukuntu ujya ugenda usebye ngo nashaka kuza muri Amerika ugira iyo miliyoni $1 ugira iki Jo vugisha ukuri John ugira iki nkusiga wari wagiye aho wari wagiye urabizi neza ko ufite amafoto n'amashusho n'amamesaje yaho wari nsiga inzu yawe wari wagiye John mva mu rugo rwawe ntacyo nikekaga na drivinze imodoka yawe njya kwa papa wawe na mama wawe kubabwira ko njye nawe bitagishobotse wandetse urabizi mbere ko mbere nari umwana mwiza mbere naragukundaga narakuvugisha nkari sinzi niba wibuka mbere naragukundaga ku rwego ntabashaga no kuvuga izina John mu kanwa kanjye ariko kubera ubukaritasi bwawe ngeze no ku nshuro ntazi ijambo uko navuga John inshuro zingana John twanyuranye mu bintu byinshi ku buryo ijambo ryasohoka hanze namenya ko warivuze cyangwa utarivuze hagarika ubu bugoryi urimo John twarabyaranye impamvu nakuretse John naragusize njyewe ubwanjye naragusize wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe yatinga ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo ukandya amenyo are you serious really aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe John biriya byose navuye mu rugo rwawe sinashakaga kwisanga muri polisi njye nawe John nubaha memory twagiranye nubaha umwana sindi umugore mubi nturi umugabo mubi ntituri abantu bo guhora turwana mu nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka ndaguhunga ndagenda John nasize ibyawe byose naragiye ntangirira kuri 0 aka kanya ikintu cyose mfite ntacyo ngomba John ndihiringa siryama John ndihiringa kugira ngo nzarebe uko nakurerera umwana wanjye John nkubahira ababyeyi bawe bandereye nkubahira abavandimwe bawe bankundira umwana kandi nanjye bankunda rero ikintu nkwisabira niba ushaka kuba famous mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi come to me straight that's it I swear to God John mbabarira wowe ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twanga John sinshaka kuzibona na rimwe ntengusha ababyeyi bawe papa wawe mufata nka papa wambyaye urabizi neza so please uri kunyaka gukoresheje abandi bantu ugeza aho ujya uca mu makona uri kugenda ubwira please come to me niba ari icyo ushaka kumbwira John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbekera ngo nta kintu ngufasha ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu John niki ntagufashije amafaranga nahembwaga niki ndiracaka mu buzima bwawe sinari nzi na password ya phone like how can I say this na kadi zawe John kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazi ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye John transaction zanjye zari wowe John ntagiye na kimwe naguhisha ikintu amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu ibyo ngibyo urabizi utishyura inzu kubera iki kubera amadeni ufite hanze amadeni wagiyemo ryari unkorera iki John wari ugeze aho urya ibibanza byanjye nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe waferi John ngira fact
wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose, uwo mutima wagukunze ni nawo mutima wacuzinze kugusiga. Nagusize mu nzu habe n'ikiyiko, natwaye imodoka yawe nagiye ni driving, nta modoka nagira, nagiye ni driving nigeza kwa mama wawe. Fata umwana wanjye ndigende. Kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira, ibintu birafixingwa. Ndakure gukomeza ubuzima bwawe, nanjye njya guhera kuri zero. Sinavuga ngo bigeze gusa, Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda. Jo, ndakwinginze turekera. Ndakwinginze John, navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother, nta kintu biri bukugezeho. Fafava uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvuga, ariko mbere ya byose wowe ntacyo uhomba, wowe nta kintu uhomba. Jo, ndakuzi neza, kuvuga ni ikintu cyawe, ntabwo nakubwira ukuntu. Sinavuga ngo mbaye disappointed, simbaye disappointed. Ibyo ni urucabana, kuba we wandisappointinga wowe, ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you. ngayo nguko rero nibyo byasaga Eva n'uwahoze ari umugabo we John bakomeje gutana mu mitwe nyuma yo gutandukana. Ikibazo ndi kwibaza ni birarangira biti, indi uri butsindire urugamba? Njye ntabwo mbizi, gusa icyo nzi neza nuko niba wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugera ku musozo wamenye ukuri, kuko byose Eva yabyivugiye. Ni nansoje ikiganiro cy'uyu munsi, mushimira ko wabanye natwe, nawe ubutaha Imana ibarinde.